amaraso yamenetse yankuyeho urubanza yarambohoye ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe narabohowe ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe ubwiza n'ubumana yikuyeho yemera kubumbura cya gitabo yaje gushaka uwazimiye uwo ni njyewe wamubambye yaje gushaka uwazimiye ariko uwo ni njyewe wamubambye yaje kunshaka ariko abo yaje gushaka bari wamubamba Yesu ushimwe ko utameze nk'abantu yameze nk'abantu inzandiko z'indega zari nyinshi Babuloni yose yamenye izina ryanjye ariko gupfa kwe amaraso yiwe yankuyeho urubanza. Haleluya. Ariko nyuma yo gupfa kwe amaraso yiwe yankuyeho urubanza. Haleluya. Amaraso ya Yesu yadukuyeho urubanza. Yadukuyeho urubanza. Nyuma yo gupfa kwe amaraso yadukuyeho urubanza. Mana ishimwe. Amen. Mbonyi ajya aririmba neza. Yagira indirimbo z'ibitsikamutima. Mana imuhe umugisha, ikomeze mwagurira imbago. Mana ishimwe. Handirimba aririmbye arimba ngo ibiganza byanjye byari byuzuyemo amafuti. Ngo ariko anyitegereje ari nanjye yamubambye. Ntiyanyitura ibyo ngibyo. Ngo ahubwo angira imbabazi. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo niwe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza, ariko we Yesu uzi gukunda. Yesu wadukunze urukundo rukomeye rungana kuriya, twe tukamwitura biriya ariko akatubabarira. Mbonye yaravuze ngo amaze kuzuka ngo njyewe nagize isoni n'ikimwaro, nshaka naho nakihisha ndahabura, ngo ariko ngo arambwira ngo humura. Haleluya. Yesu ashimwe. Katuganire. Turi muri ya ntego uvuga ngo amaraso Yesu Kristo urufunguzo rutwinjiza mu masezerano amwe n'Abisiraheli. Reka turebe umumaro w'aya maraso. Mumaro aya maraso atumariye iki? Buretse ko mbonye amaze kuvuga ngo adukuraho urubanza. Nibyo, aya maraso Yesu adukuraho urubanza rwacu rukavaho rukarangira. Umuririmbyi yaririmbye ngo uwite kumucamanza ambonye w'amaraso ntaciro rubanza rubi
anyituranuka. Haleluya. Amaraso ya Yesu, umumaro uzanwa no kwizera amaraso ya Yesu Kristo. Ndacyakubaza ariko, wowe mugabo wumvise ibi, wowe mugore ubyumvise, we musore ubyumvise, we mukobwa ubyumvise, nawe mwana muto ubyumvise, ufite ubushobozi ku buryo wari kuba mu isezerano rya kera ukaba wabasha kubona ibitambo bigutambirwa buri uko ukoze icyaha wikurikije uko wiyizi, ukurikije uko umeze, byari gushoboka? Muri comment tubwire ngo yego byari gukunda. Nimba bitari gukunda uvuge ngo ntago nari kuzayibona, hanyuma ushimire Kristo, umubwire ati warakoze. Haleluya. Kwizera amaraso ya Yesu Kristo bituzanira gucungurwa. Kugira gute? Gucungurwa. Umumaro w'aya maraso uraducungura. Amaraso aduhindukira ubucunguzi, amaraso aduhindukira umucunguzi. Aya maraso ya Yesu twasanze ko amaraso ari ubugingo, birasobanuye ngo ubugingo rero burahinduka bukaducungura. Haleluya. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo Uwiteka umucamanza ambonye w'amaraso, ntancira urubanza rubi, anyitukiranutse, yarancunguye ngo mbuwe, niko kunyishingira, ugada singipfuye, njyewe na Yesu turumwe. Haleluya. Yarancunguye ngo mbuwe. Umumaro wa mbere, turacungurwa tukaba ba Kristo. Amaraso ya Yesu Kristo araducungura tukaba be, kandi akanatwishingira. Mu maraso ya Yesu Kristo harimo ubwishingizi. Kristo atwishingira. Umunsi yaducunguyeho yahise aduha n'ubwishingizi, aratubwira ngo uhereye none muri abanjye. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 7 havuga gute? Haravuga ngo niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye. Amaraso ye aduhesha gucungurwa. Imana ishimwe. Mu maraso ya Yesu Kristo dukuramo ubucunguzi. Mu maraso ya Kristo turacungurwa. Amaraso egari ubucunguzi. Ubugingo bwa Kristo yarabutanze, abumisha mu butaka. Ubutaka buhabwa ubugingo. Abanyamahanga twakira agakiza, abanyamahanga dufatiraho, Abisirayeli agakiza karabacika. Twe turakatira, twakatiriye in the blood, mu maraso. Mu maraso Yesu Kristo niho twakiriyemo agakiza, gucungurwa. Umuntu bacungura ni umuntu wari ugiye gupfa, ageze kuri finale amaze gukatirwa, hagahita haboneka undi muntu agahita yituraho mu cyimbo cye agiye kuhanga, akavuga ati nge ndabyemeye, ndapfa mu cyimbo cye. Twahabonye iki? Ubucunguzi. Aha niho twaboneye ubucunguzi muri Kristo Yesu. Ngo ako kanya amaraso ye amaze kugwa ku butaka, ubutaka buravumurwa. Reka mbabwire, Abisiraheli baravuze ngo ntidushaka uwo muvumo ngo uzi wacu, banga umuvumo. Baravuga ngo uyu muntu birashoboka ko yaba yari umwana w'Imana, bishobora kuzatugiraho ingaruka. Aho kugira ngo ingaruka zizatubeho, ni mu mubambe mumwerekeje iriya hakurya hanze y'umurwa, mu mubambe mumwerekeje hanze y'umurwa. Tuvuga urugero, hano turi i Rusizi, i Kamembe, tumubambe tumwerekeje i Kongo, i Bukavu. Hano i Kamembe ni mu murwa, tumumanure ku Rusizi, tumanure ku Rusizi, tumumanure kure Urusizi cyangwa mu Bugarama kure, tumubambire mu Bugarama, tumwerekeje muri Kongo.
ubwambure bwe bwerekeze muri Kongo atadutera umwaku, umuvumo utazi udusanga, birashoboka ko yaba umwana w'Imana, Imana igahita ituvuma. Ariko ubwambure bwe nitubwerekeza i Kongo, iravuma hehe? Iravuma abakongomani. Kumbe ibyo bakoze ntibazi ibyo ari byo, ngo ibyo bakoze Imana ihindura icyari umuvumo ikihinduramwo agakiza. Munyikirize ngo amena. Igihinduramwo agakiza. Haleluya. Wa muvumo, icyo bitaga umuvumo, uhinduka agakiza ku banyamahanga. Twe tuba ducakiye agakiza, Abisiraheli basigarana ko nta muvumo bariho, ngo basigarana umugisha, basigarana ko babambye, basigarana icyubahiro. Ariko kumba agakiza kamaze kugira gute? Kubavaho. Kandi nibo bari bene ko Kristo yaraje abazaniye agakiza, ariko ntibamenya ko umukiza, umucunguzi yageze iwabo. Twebwe abanyamahanga, barimo abanyarwanda, barimo abakongomani, barimo abarundi, barimo abatanzania, barimo Uganda, barimo abanyakenya, barimo Centrafrica, barimo hirya no hino muri ibyo bihugu bya Afrika. Twita twakira agakiza, turagacakira vuba vuba, turakakira kaba kacu, mu gihe bene ko bagize gute? Bakanze. Bariya batubwirije ubutumwa, barimo abaseuduwa n'abandi, bariya ubwambure bwarabarebye burabatusha direct. Ariko agakiza ni karakabo, karakabisiraheli gusa. Abisiraheli abaturuka kuri Yakobo, bene Yakobo nibo bari banyira agakiza. Bene Yakobo ariwe Isiraheli nibo bari bafite ako gakiza bonyine. Abakomoka kuri Yakobo, abakomoka ku bahungu be nibo bari bafite ako gakiza, nibo bari bene ko. Natwe tukakira muri ubwo buryo, uno munsi turagafite. Imana ishimwe. Icya kabiri, kwinjizwa hera cyane. Amaraso ya Yesu Kristo afite umumaro wo kutwinjiza hera cyane. Twasomye mu Balewi, dusanga mu gice cya mbere, dusanga ko umuntu yatambiraga igitambo hanze y'ihema ry'ibonaniro. Umutambyi akaba ariwe winjira imbere y'Imana mu ihema ry'ibonaniro, akagenda akajya kutwitambira bya kuko abantu bazaga gutamba bari benshi. None agafata ya maraso ayo yagiye amisha, akagenda yahuza, akamisha. Ubwo urumva baje gutamba ni benshi. Namwe murebe mu rusengero uburyo tuba turi benshi, ibaza twese turi hanze n'ibitambo. Ibitambo mva igihe batambiraga, igihe baratambaga umunsi ukira. Ibyo rero umutambyi ngo akaza kubifata, akinjira mu ihema ry'ibonaniro. Wa mutambyi wantambiye, wenda watambiye runaka, babatambye bakinjira, bene Aroni bakinjira mu ihema ry'ibonaniro, bakinjira imbere y'Imana, bakayibwira noneho Imana uburyo gahunda zagenze, bagasabira imbabazi Abisiraheli ku Mana. Abisiraheli bakababarirwa. Icyo cyumba binjiyemo ni icyitwa ahera. Nono ahera cyane bahinjiraga rimwe mu mwaka. Hakinjirayo umutambyi umwe watoranijwe, ngo kandi iyo yajyagayo bamuzirikaga amayogi kuntuza ku kirenge. Noneho ngo uko agenda akandagira, uko azenguruka, aho ngaho habaga harimo igitereko cy'amatabaza, harimo isanduku y'isezerano irimo bya bihamya, irimo urwabya rwa manu, harimo ya nkoni ya Aroni yarabije, harimo n'ibya bisate by'amategeko biri muri ya sanduku y'isezerano. Ngo iri aho ngaho, ngo hariho n'intebe iriho abakerubi bagose, harimo n'abamarayika, bikaba biri aho ngaho, harimo ngo n'imitsima yatoranijwe muri ya yindi bazanye. None umutambyi akajyaho rimwe mu mwaka. Muribuka ko hari umutambyi wagiyeyo, dusoma ajyayo. Iyo usomye muri Luka, mu gitabo cya Luka, witwa Zakariya yari umutambyi muri icyo gihe. Isezerano rishya ritaratangira, yari umutambyi Zakariya. Ngo ariko ngo bari barashaje batabyaye, ngo bageze mu za bukuru. Ngo arimo agiyeyo mu mwaka bari bamuziritse, ngo ajyayo. Agezeyo yinjiye, agiye gutambira Abisiraheli ibyaha, ngo yinjiye ahera cyane. Ngo ahageze akubitanaho na marayika,
w'Imana waje. Marayika ngo aramubwira ngo uzabyara umuhungu, uzamwite Yohana. Ngo biramutangaza, mva bidashoboka, bari bamuziritse aho hantu. Rero hinjiraga umutambyi mukuru watoranijwe mu bandi, kandi bafindiye ubufindo akaba ari we bufata, hakagira ubufindo bafinda ku buryo ari we winjira aho hera cyane. Rero Kristo yatwinjijeyo. Abaheburayo igice cya 10:19 haravuga ngo nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjira hera cyane n'amaraso ya Yesu Kristo. Reka twifashishe Bibiliya, ijambo ry'Imana n'ubundi muri icyo gitabo cy'Abaheburayo, iki gice cya 10:19, twumve neza umumaro wo kwinjira hera, wo kwinjira aho hera, icyo bitumarira. Hanyuma igice twavuze cya 10:19 haravuga ngo rero, 19 haravuga ngo noneho bavandimwe, dufite uburenganzira bwo kwinjira muri cya cyumba kizira inenge cyane. Bibiliya yerayo iravuga ngo nahera cyane, none ni icyumba kizira inenge cyane, ntacyo twishisha, tubikesheje amaraso ya Yesu yatumeneye. Nta bwoba dufite, amaraso ya Yesu Kristo yatumeneye aduha gushira ubwoba, aduha kwinjira hera tudaziritswe ya mayogi. Ntawe utuziritse, nta kutuzirika amayogi ngo bavuge ngo ashobora kuza guriraho n'Imana ikamutsindayo. No, turahinjira kuko Yesu, haleluya, igihe yamenaga amaraso ku musaraba, umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, twemererwa kwinjira. Amen. Noneho rero bavandimwe, mwe muri kunyumva, mwe muteze amatwi, dufite uburenganzira bwo kwinjira muri cya cyumba kizira inenge cyane. Dufite uburenganzira bwo kwinjira hera cyane, ntacyo twishisha, nta kintu na kimwe twishisha, tubikesha amaraso ya Yesu yatumeneye. Biturutse mu maraso Kristo yagize gute? Yamennye. Imana ishimwe. Icya gatatu, hari ukumenywa n'Imana. Urwa mbere rwa Petero 1:2, mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yabamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka, kugira ngo mwumvire Imana, muminjagiweho amaraso ya Yesu Kristo. Tukiminjagirwa amaraso ya Yesu Kristo, twahise duhabwa ubumwe n'Imana, twemererwa kumenywa n'Imana, nayo iratumenya. Haleluya. Twamenywe n'Imana, yatumenye kera kubw'amaraso ya Yesu Kristo, kubw'ubuhuza bukomeye Yesu Kristo yakoze aduhuza n'Imana. Imana ishimwe. Icya kane, kutweza ibyaha. Urwa mbere rwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 7, igice cya mbere umurongo wa 7, urwa mbere rwa Yohana haravuga ngo, ariko iyo tugendeye mu mucyo nk'uko nayo ari umucyo, tuba dufatanyije ubwacu, kandi amaraso ya Yesu umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Bibiliya rero, ijambo ry'Imana iravuga gute? Iravuga ngo ariko niba tugenda mu mucyo nk'uko nayo iba mu mucyo, tuba dufitanye ubumwe. Tuba dufitanye iki? Ubumwe. Yego. Kandi amaraso ya Yesu umwana wayo akatweza, akatumaraho icyaha cyose. Amaraso ya Yesu akatweza, akatumaraho icyaha cyose.
amaraso ya Yesu aratweza akatumaraho icyaha cyose. Amen. Ni umumaro w'amaraso ya Yesu, atumaraho ibyaha, adukuraho ibyaha. Aya maraso ya Yesu Kristo atwezaho ibyaha, aratweza akaduhumanura, akagukuraho ibyaha, ukababarirwa. Hanyuma umuririmbyi yaririmbye gute? Yaravuze ngo Uwiteka umucamanza, Uwiteka umucamanza ambonyeho amaraso, ntancira urubanza rubi, anyitukiranuka. Nuvuga ngo amaraso ya Yesu Kristo afite umumaro wo kutwezaho ibyaha, yamara kutweza tugahinduka abakiranutsi imbere y'Imana. Duhinduka abakiranutsi kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Itekerezeho, wejejweho ibyaha, amaraso Yesu yakugezeho. Nimba warakoreye icyaha i Rusizi ukaba udafite imbaraga yo kucyatura, ukaba ugenda wajya gusengera i Nyamasheke, wahagera wajya gusenga ukumva icyaha kiragarutse, wajya gusengera mu butayu Igitaramo, muri bwa butayu bwaho wajya kubusengeramo Kanyarira, n'ubundi wajya kumva bakurondoho cyaha, nawe ubwawe ukumva ko icyaha uragifite. Wajya kizabona ukakisangaho, wajya ukakisanga. Ni ukuvuga ngo amaraso ya Yesu Kristo umunsi wakoraga icyaha yakuvuyeho. Amaraso amaze kukuva ko wari warigeze uyizera, ntiyigeze akugarukaho. Ntiwigeze uca bugufi ngo nginge Kristo umubwira ati ngarukaho, ungarukeho. Ntiwigeze uca bugufi, amaraso ntiyakugarutseho, ntayo ufite. Kuko yaba uyafite, ikimenyetso kigaragaza ko ayo maraso akuriho nuko ubabarirwa icyaha cyawe, nuko ubabarirwa. Kandi nawe ubwawe mu mutima wababariwe urabyumva. Iyo wasenze ugasaba Imana imbabazi, ukarira ugatakamba imbere y'Imana, ujye ubyumva ko wababariwe. Turacyari muri ya ntego ivuga ngo, ni intego yacu ivuga ngo amaraso ya Yesu Kristo urufunguzo rutwinjiza mu masezerano amwe n'Abisiraheli. Twahawe amasezerano amwe n'Abisiraheli. Reka turebe amasezerano Abisiraheli bari bafite. Tuyasanga mu Baheburayo, rwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 12:22. Hari amasezerano menshi Abisiraheli bari bafite. Irya mbere ryari ry'umusozi wa Siyoni, n'uwabo n'amasezerano yabo yuko Kristo azagera ku musozi wa Siyoni. Iryo sezerano bararifite, bararyicaranye, bicaranye iryo sezerano ry'uko Kristo azagaruka ku musozi wa Siyoni. Barategereje umusozi wa Siyoni, bafite amakuru yawo. Iryo sezerano bararifite ko azahagarara. Icya kabiri, bafite isezerano ry'ururembo rwera, Yerusalemu yo mu ijuru. Barabizi ko ari Yerusalemu yindi izava ku Mana, barayizi ko ihari Yerusalemu yo mu ijuru. Bafite isezerano ryo kuba mu iteraniro ry'abamarayika batabarika. Iryo sezerano bararifite ryo kuzabana n'abamarayika ngo bakaba muri iryo teraniro hamwe nawe. Iryo sezerano bararifite. Bafite isezerano ryo kwegera abana b'imfura. Bafite iryo sezerano. Abisirayeli bariho muri iyi minsi bafite isezerano ryo ko abapfuye ba kera babanjirije za mfura z'isezerano ry'Abisirayeli, bamwe Imana yatoranyije nk'imfura guhera kuri Aburahamu, ikaze igatoranya Yakobo, igatoranyamo abana be bose, ikabatoranya n'abuzukuru abakomoka kuri Yosefu, ikabatoranyamo, igafata Efurayimu na Manase, ikanyuranya, isagahereza umugisha umutoya. Ayo masezerano afite ko Abisirayeli bicaye bazi ko hari igihe bazabonana n'izi mfura bagahura nazo. Bafite isezerano ryo kubonana n'Imana umucamanza wa bose. Bafite isezerano ryo kuzegera, ryo kuzabana n'Imana, bakajya bayireba amaso ku maso, apana kubyumva mu bitabo, apana kubyumva ngo byabayeho.
bafite isezerano ryo kwegera imyuka y'abakiranutsi batunganyijwe rwose, bafite isezerano ry'uko ari abantu bapfuye bizera Imana ikaba yarabatunganyije, bakaba barazutse ku muzuko cyagiye Kristo yazuraga abantu, barabizi ko abo bera batunganyijwe muri icyo gihe Kristo abakuye muri cya cyumba Satani yafungiranagamo abantu, bafite isezerano ry'uko bazahura bakabonana nabo, bafite isezerano ryo kuzahura na Mose ngo bakamusuhuza bakamubona, bafite isezerano ryo kuzabona na Eliya, bafite isezerano ryo kuzabona na Abura, bafite ayo masezerano barayabitse. Ikindi, bafite isezerano ryo kuzahura na Yesu Kristo, umuhuza w'isezerano rishya wo kuzabona Kristo. Iyo sezerano rifite kuzabona na Kristo, bakaganira nabo, bakicarana, akabahembera imirimo bakoze. Iyo sezerano bararifite, masezerano menshi. Ayo masezerano yose rero Imana iri kuvugana nawe iyaguhesheje amaraso Yesu Kristo. Ukimara kwizera amaraso Yesu Kristo, uhita winjira muri aya masezerano, ukayegera umusozi wa Siyoni, nawe ukegera ururembo ruvuye mu ijuru, Yerusalemu yo mu ijuru ukayegera, uranayihabwa, uyihabwa kubw'amaraso, uhabwa kubana n'abamarayika bakakurinda, ukazabana nabo mu gitaramo, uhabwa kwegera abana b'imfura, tuzabana nabo kubw'amaraso. Aya masezerano yose ari mu Baheburayo igice cya 12, uze gusoma witonze umurongo wa 22. Aya ni amasezerano aturuka mu maraso Yesu Kristo. Tukimara kwizera Yesu Kristo, aya masezerano duhita tugira gute? Duhita tuyakira. Tugana ku musozo rero, turibaza ngo ingaruka ziba ku muntu ukerensa amaraso ya Yesu Kristo. Ingaruka zigira ku muntu wakeresha amaraso ya Yesu Kristo. Ingaruka ya mbere, acirwaho iteka. Acirwaho iteka. Acirwaho iteka, agakurwa mu mugabane w'abazahabwa ari amasezerano. Ari amasezerano tusomye yose abayanyazwa, abayakuweho kuko yakeresha amaraso ya Yesu Kristo. Dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 28 n'uwa 29. Haravuga ngo uwasuzuguye amategeko ya Mose ko atabarirwaga, ahubwo bamwicaga abagabo 2 cyangwa 3 bamushinje, nkaswe ukandagiye umwana w'Imana agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje, agahemura umwuka utanga ubuntu, ntimugira ngo azaba akwiriye igihano gikabije cyane kuruta bya bindi? Umuntu iyo yasuzuguraga itegeko rya Mose, icyo bamukoreraga baramwicaga. Hateguwe abagabo 2 cyangwa 3 bakaza bakamushinja, bakavuga ngo uyu muntu yakoze ibi byaha ibi n'ibi. Bamara kumushinja, wa muntu akicwa, bakamwica agapfa bikarangira. Akicwa biturutse ko yasuzuguye amategeko ya Mose. Noneho umwuka akabaza ngo none se uwasuzuguye amaraso ya Yesu Kristo, ngo akagera ubwo yakerensa, agakerensa amaraso y'isezerano yamwejesheje, ngo agahemura umwuka wera. Urumva abasuzuguye Imana, asuzuguye Yesu, asuzuguye n'umwuka wera. Ngo noneho ntimugira ngo akwiriye igihano kirushaho? Munyihanganire nifashishe ikindi gitabo. Hari ikindi gitabo kibivuga n'ubundi muri urwo rwandiko rw'Abaheburayo, igice n'ubundi kiriya gice twa turi gusoma cya 10. Dukomeze n'ubundi iyi mirongo yombi wa 28 n'uwa 29. Mvu buryo bo babivuga hano. 28 haravuga ngo uwagira cya akarenga ku mategeko ya Musa nta shiti azicwa nta mbabazi, niba byemejwe n'abagabo 2 cyangwa 3.
bizagendekera bite rero uzaba asuzuguye umwana w'Imana akandavuza amaraso y'isezerano ry'Imana yamutagatifuje kandi agatuka roho nyiringabire? Nimwiyumvishe ukuntu igihano azaba akwiriye kizarushaho kuba gikaze. Igihano akwiriye kizaba kigize gute? Gikaze. Icyo ni ikindi gitabo nari nsomye, nacyo gifite uburyo kibivuga, kigaragaza igihano gikwiriye umuntu wese wasuzuguye, wakerenshe aya maraso. Noneho Bibiliya ijambo ry'Imana yivuga iki? Bibiliya ijambo ry'Imana, Bibiliya ijambo ry'Imana avuga ngo umuntu wese wishe amategeko ya Musa agashinjwa n'abagabo babiri cyangwa barenzeho agomba kwicwa nta mbabazi. Uvuga ngo mu gihe cya Mose uwasuzuguye itegeko rye agomba kugira gute? Kwicwa nta mbabazi. 29 noneho mwibaze namwe rero uko bizamera ku muntu uzaba yaratesheje agaciro umwana w'Imana akandavuza amaraso ahamya isezerano ryayo, ari naryo yamugize intore yayo, agatukana mwuka ugira ubuntu. Mbega igihano gikomeye umuntu wagize cyo azaba akwiriye we. Hariho agatangaro, azaba akwiriye igihano kigize gute? Gikomeye. Iki gihano rero kizaza ku muntu wagize gute? Wakereshe aya maraso ya Yesu Kristo, azacirwaho iteka. Icya kabiri, azabura ubugingo. Ubugingo azabubura. Icya mbere yaciriweho iteka. Gucirwaho iteka ni igihano cy'iteka Imana izaha inkozi z'ibibi, abakoze ibyaha. N'umuntu wakeresha amaraso ya Yesu azaba ahwanye nabo, bazacirwaho iteka. Iteka ni ukujya hehe? Mu muriro utazima. Cya kabiri, kubura ubugingo. Rwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:12 aravuga ngo ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ni ukuvuga ngo twavuze ko ubugingo ari amaraso. Udafite ubugingo, udafite umwana w'Imana witwa Yesu, nta bugingo afite. Ni ukuvuga ngo ukerensa amaraso nta bugingo. Ukimara gukerensa amaraso, reka mbabwire uburyo tujya dukerensa amaraso. Icupa rya byeri, mitsingi, skoro n'ibindi ntazi byaje bishobora gutuma ukerensa amaraso. Ukajya mu kabari kubera ko runaka afite amafaranga, akakujyana mu kabari utari usanzwe unywa inzoga, ugakerensa amaraso ya Yesu Kristo. Kubwa runaka ngo ni umukire, ngomba kumukeza kugira ngo azanzamure nanjye ngere aho ageze. Ugakerensa amaraso ukibagirwa kugeze muri urwo rwego kubw'amaraso ya Yesu Kristo, kuko yaba tugitamba ibitambo ubu uri umutindi nyakurya kubw'ibitambo by'ibyaha wakoze, ubu uri inyuma y'abandi. Ariko amaraso ya Yesu Kristo yaguhesheje agaciro, aguha iterambere. None hari aho ugeze, Yesu arakuzamuye. Hari ibyavuye mu masengesho, hari ibyakubwira mu masengesho, hari ibyakubwiye kuko wazamutse, hari ibyakubwiye kuko wakiranutse. Ibyo byose yagiye akubwira, ukabikerensa umunsi umwe, kubw'icupa ry'inzoga, kubwo gushaka icyubahiro. Kubwa runaka ni umukire, kandi abakiri urumva kugira ngo ngire icyo mukuraho ngomba gusa nawe, ngomba kwicisha bugufi. Nimba ari kunywa byeri nanjye nywe byeri. Uwo munsi ukabukeresha amaraso ya Kristo yakugize umugabo, yagukuye mu basore, yatumye udapfira mu kirago. Ya maraso yatumye udapfira muri rwa rugamba rwo muri jenoside. Ya maraso yatumye usimbuka imirambo abandi bagapfira ahangaha, wowe ukahava. Ya maraso yakurokoye. Niko Paulo yanditse ngo yaturokoye urupfu rukomeye, ngo iracyakomeza no kuturokora kandi izabikomeza ibihe byose. Icupa rigatuma ukerensa amaraso. Abandi abakobwa bari gutuma bakerensa amaraso. Umugabo akaba afite urugo, ariko yakubitana n'umukobwa kubera ikibuno kinini, kandi kubera ngo isura nziza agatakaza
amaraso akayata aho ngaho, akemera agakurikirana wa mukobwa kugeza ubwo baryamanye, amaraso akayata aho ngaho, akayakerensa akayata ku ndaya, ku mukobwa akayata aho ngaho, bikaba birarangiye. Indaya ikabimutwaye amaraso, Satani yamuteze iyo ndaya, yamuteze uwo mukobwa mwiza kugira ngo amaraso yakwe, ukayata aho ngaho. Abandi bari kuyata mu ngo z'abandi, akumva ngo umugore akaza akamubwira utugambo twiza, agata urugo rwe akavuga ati umugore wanjye ndamusiga ndajya njya gusambana n'uriya. Abantu bari guta amaraso ya Yesu Kristo muri ibyo bintu by'amafuti. Abandi bari kuza gukora mu ntara, afite umugore mu mujyi yaza gukora mu ntara, amaraso ya Kristo akayata aho ngaho, akaba indaya butwi, yagera yongeye akongera akaba umukristo, bakamuha igaburo, ndetse akaba yanabwiriza, akaba yanaririmba, akaba yakora n'imirimo idasanzwe mu nzu y'Imana, ariko amaraso yarayataye, agasigarira ku izina ry'umukristo atakiri we. Bantu baratakaje amaraso, bayataye hirya no hino, amaraso barayataye, kandi Yesu yayamenye yashahira kugira ngo tubone ubugingo, ariko natwe turi kugenda tuyatagaguzwa mu batakebwe, tukayamena hirya hariya, bakagenda batuvuga ati se murakizwa ibiki, muraririmba ibiki, barunaka na barunaka muririmbana, byagenze gutya na gutya, babavuga butumwa mwirirwa muvuga ngo bavuye hirya no hino ngo baba internationale, ati dore ibyo bakora, twagize gutya. Bantu bataye amaraso barayamenaguye, basigariye ku izina. Abandi bari kuyata ku mafaranga, ku byubahiro, ngo kugira ngo banyubahe, ndakora ibi ngibi, akajya mu bapfumu akeneye icyubahiro, akabatakaje amaraso mu bapfumu, bakamusaba ngo inkoko y'ibara rimwe, bakamusaba ihene n'ibindi, bakamusaba n'ibitambo byiwe mu rugo, akemera akagira batamba mu rugo kugira ngo agire icyubahiro, kugira ngo agire ubutunzi, kugira ngo yamamare, kugira ngo akomere. Abantu batakaje amaraso ya Yesu Kristo mu bintu byinshi kandi bidafite umusaruro. Ndagira ngo mbibutse ko igihe dufite hari gitoya, wakagombye kwita kuri aya maraso kurusha ibindi witaho. Ubwo butunzi uri kuririra benshi barabusize, barabugize barabusiga, abari babufite mu myaka yashize so babufite ubu ngubu, kandi no mu myaka izaza abandi bazaba babufite, nawe ubufite uzaba wabunyazwa hari undi wabuhawe. None rebye ntibyagakwiriye gutuma umena amaraso ya Yesu Kristo uyajugunyira inyoni, uyajugunyira abakobwa bapfuye hariya bari guturukiriya tutazi, bari kuyambika ubusa kugira ngo babakurure, bari kwirirwa bambaye ubusa mu mihanda mu nzira kugira ngo babakurure. Bageze no mu nsengero barinjiye, Satani yarabinjije, baza gukorera Satani mu nzu y'Imana, barinjiye kugira ngo batugushe. Yemwe bene data, mube maso, mwitakaza amaraso ya Yesu Kristo ku bidafite umumaro, ku byo uyu munsi bishiraho. Murimbyi yaravuze ngo ubugingo bwa dufite mu isi busa n'ibiba n'isarura, aravuga ngo umuntu wibira mu mubiri we azasarura kubora. Ntacyo bimaze. Umubiri none urawushimisha, ukaba umeze neza, ukaba uri kurya neza, ukabona ari wowe usa neza mu bandi, ukabona ari wowe ufite igikundiro mu bandi, ariko ejo umubiri ukaguhinduka, Kristo ajya wunyuramo ukakwanduza, ukaba nta kigenda. Umuntu wagukundaga wabonaga ugezweho akabona utakigezweho. Twe gukerensa aya maraso, twe gukerensa aka gakiza kari muri aya maraso. Aya maraso ni agakiza twahawe, twakakiriye. Hari abandi bakanyazwe, hari abandi batakitayeho. Uko nawe uri kugakerensa niko Abisirayeli bagakerensheje, ntibamenya Yesu Kristo, bamusohora mu murwa, bajya kumubamba hanze y'umurwa, bamwerekeza hanze, abanyamahanga barakira. None ubu ngubu nabo bari kuvuza induru, barimo barataka, barimo baringinga, babwira Imana ngo ngera utugarurire agaciro. Karacyari iwacu, karacyari muri twe abanyamahanga. Niyo mpamvu ubutumwa Imana ibumpaye kugira ngo mukugezeho, no kugira ngo ugarukiraho. Yesu aragukeneye. Ndagira ngo dusenge Imana. Hari itangazo rimwe mfite, Imana yarambwiye ngo mbatangarize bene data. Iri tangazo mukomeze muryumve, nzakomeza ndivuge kugira ngo abantu muryumve. Ni itangazo rivuga ngo muri iyi minsi ishize,
muri ibihe bishize Abisiraheli bene Yakobo, abakomoka kuri Yakobo, abuzukuruza biwe bamaze guhishurirwa neza yuko Imana yari yarabasezeranije Kristo ko azaza, yari yabasezeranije agakiza, ariko ntibabimenya ko yaje. Noneho ngo bari gusenga bahishurirwa ko Yesu yaje, bamaze kubimenya amakuru ko Yesu yaje, bari kujya ku gikuta cy'amaganya bakajya kuganyirayo babwira Imana ngo noneho agakiza twamaze kumenya ko twagataye. Ngo bamenye ko bagataye mu banyamahanga, barabisobanukiye ku munsi babambaga Kristo bakamusora mu murwa ko agakiza wari bakirukanye iwabo. Barabimenye, barabihishuriwe, bari gutakamba babwira Kristo, bamubwira ati noneho tubabarire, utugarura agakiza ukagarura iwacu, ukagarure muri Isiraheli. Niko barimo bataka, barimo baratakamba basaba ngo agakiza kagaruke. Imana yampaye amakuru avuga ngo agakiza yarakabemere ko kagiye kugaruka. Irambwira ngo hasigaye agahe gatoya, uko wafata ishaka, urubuto rw'isaka cyangwa ururo, ukarushira hagati yawe ikiganza, agahe gasigaye kugira ngo agakiza gasubire kwa ba nyirako kangana gutyo. Uko wafata isaka ni akantu gatoya, ntaryo mfite, ariko reka fata urugero rw'aka kantu. Uko wafata aka kantu ugashira hano hagati, agakiza kugira ngo urutoki n'uru ruhuye, agakiza igihe gisigaye cy'agakiza ni aka kantu gatoya. Nuko aka kantu kinjiramo hano, aka kantu rero karimo hano nikavamo bizahita byifunga. Agakiza dore gasigaye, igihe dusigaranye cyo gutunga agakiza ni aka kantu kano. Uko kinjiyemo hano nicyo gihe dusigaranye cyo gutunga iki agakiza. Aka kantu rero kazagenda gahoro kavamo, urutoki rwongera rufatane. Nirufatana agakiza gahita gasubira hehe? Mu Bisiraheli kwa nyirabo. Imana ari kugire neza, Imana ikugarukeho, wowe gukerensa aya maraso, wowe gukerensa aka gakiza kari muri aya maraso, wowe gukerensa ubugingo Yesu yaduhaye, wowe gukerensa aya maraso yamenwe, wowe gukerensa ubutunzi butagira akagera Imana yaduhaye. Ukomeze ubukurikirane ubwiteho, ejo hazaza hawe uzahure na Kristo umuhamiriza ko ubutunzi yaguhaye wabuzirikanye. Imana turagushimiye mu izina rya Yesu, tugushimiye ko wadutoranije, dutoranyiriza agakiza muri Kristo Yesu. Uramuduha, uramwiyaka, umwikuraho n'umwana wawe umwe rukumbe, uramuduha turamwakira, ariko tumwakira mu buryo budasobanutse, kuko Pawulo yaranditse ngo tumeze nk'umunzenze, ngo wameze mu giti umunzenze, turuma inzenze, ngo ariko ngo igihe kizagera ngo umunzenze ngo niwitwara nabi ngo uzahanyurwa mu muvumo, uzahanyurwa muri icyo giti ucibwe. None turagusabye, igihe cyo guhanyurwa kitaragera, aba bantu bumvise iri jambo nibongere bigarukeho, bace bugufi, kubera ko bakeresha amaraso yawe, bayakerensereza hirya no hino, barayadandaza, bayamena aho bashatse, barayamena nk'abamena amabyi, nk'abamena imyanda, ariko bigarutseho bagusabye imbabazi wababarire. Nanjye uvuze aya magambo ukomeze unkomeze kugira ngo aka gakiza nkagumane, kugira ngo ubwo uzahanyura ishami urikuye mu nzenze, ukuye mu muvumo, kugira ngo umuvumo wongere utekane ugire amahoro. Mu nzenze uvuyemo, minzenze twebwe tuzabe twaramaze kwakira agakiza mu izina rya Yesu. Urakoze, nk'umugisha umuntu wese wumvisha iri jambo, kandi uhe umuntu wese uryumvise kugira umutima wo guca bugufi no kugaruka mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mukomere rero, mushikame muri ako gakiza, Kristo turi kumwe. Amen. Kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kuri urwo rutare niho nzubaka iyo nzu, kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera arihungabanya, n'umuyaga w'ishuheri ntuzigera urinyeganyeza, kandi amarembo y'ikuzimu ntazigera arihungabanya, n'umuyaga w'ishuheri
ntuzigera urinyeganyeza nk'uko imisozi rwose i Yerusalemu ni kuwiteka gosabe uhereye none ukageza iteka azahora bakenyeza. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ibahe umugisha muri Yesu. Amen.